yamara kugwira uwo witwa Penina ngo akaza kuyafata. Ndakotinga umwavoka wa SKFM ibyo yadusobanuriye. Nukuvuga ngo Georgine yegeranyaga amafaranga abafana batanze bamara kuyatanga Penina akaza kuyafata. Ese bikira ukiraho batanga amafaranga n'iyo liste cyangwa abafana bari bagiye kujyana guherekeza ikipe nta hantu biyandikaga ko batanze amafaranga cyangwa bahinga kakitanze karisi. Nukuvuga bayashyirizaga umukozi w'ikipe kuko ikipe yari yatanze itangazo akabandika. Yabamara kugwira Penina ngushinzwe protocole n'amatike y'indege muri Minadef akaza kwakira aya mafaranga. Sibyo? Yego. Ku makuru umwavoka ya numvise afite nuko harimo abantu basanzwe badafite aho bahuriye n'urwo rugendo rwa Peri nabo bafite case isa niyo ishingiye kuri uwo muntu witwa Penina. Nukuvuga ngo harimo n'umuvugizi w'urwego rwose rukomeye hano mu gihugu nawe uri muri iyo case, harimo abacuruzi, harimo n'ikintu kuvuga ngo uko bivugwa byarangiye ngo uwo Penina ashobora kuba yari afite abantu bameze nk'abakomisiyoneri bamenya niba ufite urugendo wowe Lorenzo agushyire muri yatsinda akagushyira muri ba bantu niba ndi umucuruzi akaguha yatiki niba ndi umucuruzi nkeneye ku Gikayiro bisanzwe bakamenya amakuru ko mfite urwo rugendo muri icyo gihe bazagendera bakanyegera ngo banshyire muri iryo tsinda kugira ngo ntazagorwa no gushaka oya no kuvuga ngo washobora kuhamagara Lorenzo uti ndashaka itike y'indege wenda. Yego. Wowe umuntu agahita akubwira ati ndayikubonera agahita yikura hehe kwa Penina kuko itike ni za Rwandair urumva iya tike ikaza singo mu rugendo rw'Ikayiro singo mu rugendo rw'Ikayiro harimo n'abagiye mu Bushinwa. Yes, harabagiye China, harabagiye hehe ngo bari muri iyo case. Ayo ni amakuru amafaranga ko yabari menshi, amafaranga yabari menshi cyane. Niba ari wagiye i Burayi, hari wagiye muri Afrika bafite impamvu yo kubabazwa no kwatanza amafaranga yabo bakaba bafunzwe. Ariko na Minadef niba ruko bimeze ifite impamvu 100% yo gukurikirana kuko yavuye kuri konti yayo pane sesoma baribwe wenda n'abafunzwe ariko hari abayibye uko byagenda. Of course kwiba Minadef yaribwe kandi hagomba kubaho recovery, hagomba kubaho gukurikirana ibyaha. So uko bimeze rero kuba tureba abanyamakuru bagenzi bacu yaba Rikari yaba Rigani ubwo na Anti icyo gihe yari umunyamakuru ubwo byo byose kese nawo iraza kuzamo ngo yahagejejwe abanyamategeko bahari bari yavuzwe ko nawe nabimenyeje ku manywa uretse ko inkuru nk'izo ntazintateininga nabimenye ku manywa ko yageze abanyamategeko bakiriye ku mupaka cyane ngo yahawe military ya Gatuna. Yego. Ku mupaka ngo yagejejwe mu bandi rwose ngo abanyamategeko bakiriyo ashobora ko ari n'abamubonye rwose. Abanyamategeko bari bahari n'uwacu yari ahari yaramubonye bamuzana rwose bose bari bahari. So igihari rero ni iki uko umuburanyi wacu avuga kuri kesi ya Rikari ndetse n'abandi yashoboye kunganira aravuga ati ibyaha baregwa sinzi niba hari ufite yabaruwa ya Minadef hafi ivuga ibyaha birimo kwihesha inyandiko utemerewe. Iyo ni passport ni visa nicyo ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe. Iyo ni visa ivuga ubwo ni visa. Icya kabiri ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. So kwishyurirwa ibyo utemerewe. Mu ngingo rero bavansa yaba abanyamakuru ndetse n'abakiriya babunganira ababuranira baravansa bavuga ko icya mbere baravuga ko uregwa umukozi wa Minadef kuko Minadef ariyo yibwe baravuga ko hataba ubufatanyacyaha sibyo kandi umukiriya wabo ataziranye n'uwakoze icyaha.
abantu bafatanya gute bataziranye? abantu ntibashobora kugira ubufatanyacyaha bataziranye kuko yaba uwo Penina yaba n'abakiriya baba ari bo Ricard na Rigani na Jangwani ntago baziranye. ariko Georgine yabaye cano buretse gatoya ni ukuvuga ngo ntibaziranye bakavuga bati ntago Ricard na Rigani na Jangwani cyangwa n'undi bari kugirana ubufatanyacyaha bataziranye n'umuntu ukora icyaha kuko gufatanya icyaha bivuze ngo mubiziranyeho mwabigambanye mwarabiteguye so ntabwo baziranye. Icya kabiri avuga bati hari itangazo ry'ikipe rihamagarira abantu bashaka kujyana na APR so harimo Bonefo abantu baje bakurikiye itangazo ryatanzwe na APR urumva cyane cyane abo banyamakuru yaba abafana yaba abanyamakuru yaba abandi bose cyane ko visa zo mu Misiri zitoroha mu Barabu baprofita icyo kintu cyo kuvuga ngo tunyure muri iyo channel ya APR duherekeze equipe ibyo sinumva icyaha kirimo n'ababiserebura baribagirwa ko izo ndege nabo bazihoragamo sinibaza umunyamakuru ukwiye kwicara uyu munsi ngo yishimire ko hari umuntu yagiye mu ndege barazihoragamo cyangwa n'abatarazigiyemo barazibuze kandi bagiye mu ndege bazishaka. wongera n'akantu kavuga ngo nanjye ndimo twazigiyemo ariko twishyura 100% cyane none abo bariyishyuriye bikoze ku mufuka barishyura warayivuka biserebura ngo bakoze bara ngo baribye kuko bagiye mu ndege biyishyuriye. uyu munsi wowe wishyurwaga 100% ugaserebura ikintu cyonyine ntekereza ko kwishyurwa gusa se n'amadolari ugatega intoki bakaguha nayo ni cyane n'icyurya ugategereza ko baguha ikintu byose barabiguha n'amafaranga y'urugendo barayaduhaye. uyu munsi umuntu yishyuriye ibisabwa byose niwe bibazwa cyane urishimira yuko ari muri urwo muri ibyo bibazo ngo ari mu bibazo. Urumva igihari ni kimwe bavuga bati okay amafaranga twebwe twayashyikirije umukozi w'ikipe ariwe Kalisa Georgine umukozi w'ikipe niwe washyikirizaga utugurira amatike kandi aravuga ko amatike uragira icyo Georgine arabyemera ko at least yakiriye amafaranga 100%. arabyemera ko yakiriye. Georgine avuga ko yakiraga amafaranga y'abafana n'abo banyamakuru akayegeranya yamara kuyegeranya bakaza kuyatwara abo ba Penina nabo muri Minadef bakaza kuyatwara urumva bakavuga ati barazaga bakayatwara n'ikimenyimenyi amatike barayatanze ntibayatanze nta mafaranga yatanzwe babonye urumva. So Georgine ntahakana ko Ricard Rigani Jangwani we ntiyanamuhaye igitangaje kuri Jangwani we nta naho yahuriye n'amafaranga. Jangwani burya ngo yakoterejwe n'abafana abo barukaka banzita sinzi n'abandi nk'umufana mukuru nk'umufana umuvugizi bavuga bati mukangurambaga wacu ntabwo ikipe ikwiye kumusiga akwiye kujyana n'abandi bafana baramukotereza bayashyira Georgine ntawe yahuriye nayo we bamuzaniye itike nta nubwo azi aho byabereye kuko yagiye biri mu mazina ye of course itikiri mu mazina ye umutego we ni wa lisite ari kuri liste umutego no kujya kuri liste of course ariko we ntazi uwo Penina nta nubwo yahuye na Georgine ngo muhe amafaranga barakoteje bayashyikiriza. Reka dushyiremo ingingo imeze gutya wenda no kugira ngo abantu bamugani bishimira ibyago by'abandi bumve ko ntawe bitagwira. Ninde muntu muri iki gihugu mu banyamupira nabo bose baserebura bishima abantu babwira ngo tugiye kugutangira tike ujyane na APR ntacyo uzikoraho nta ruhare bigizemo nta maguye nta fraud ukoze tugiye kuguha tike y'indege ujyane n'ikipe ukunda ninde wari kubyanga ntibishoboka wabyangira iki ninde abanyamakuru bose nabo bavugira no ku ma YouTube ninde muntu wabona umusponsor umwishyurira tike y'indege ngo yerekeze kipe akunda ninde wabyanga ubwo abo banyamakuru nabo bafana ninde wakoze ikintu cyari evitable ninde munyamakuru y'imikino
wabona opportunity yo guherekeza ekipe bidasabye ko akora ibyaha kuri knowledge aba afite ako kanya akabyanga. Bansabye gutanga amafaranga ngiye muri tuvuge wenda nitaye ko wayakuye Sport izasohoka APR izasohoka mbonye itangazo rivuga ngo abashaka kujyana n'ikipe APR kabitankize kuri list nkaba nzi ko bazamfasha kubona iyo visa babimpamagariye mvuge APR cyangwa se ushaka amafaranga gusa hajya muri Action College ubwo ndasabwa amadolari 1000 na Karija do Porsche Action College ka amadolari 500 hajya muri iTech baka amadolari 300 boss wanje SK aka amadolari 500 NB shop bakankubita amadolari Velvet Winabet bakankubita amadolari Winabet Bazile nkabona mfite amadolari 500 ndafatamo 800 ngure tike y'indege andi arija de Porsche yo kwirwana mu mutima wawe mu mutima wanjye ni icyo nshinja nabandi gutekereza cyo gukora fraud hagataho ninde se wabyanga ndagira ngo wenda ubutabera bukora akazi kabwo ariko nti abantu basunika ku ruhande hanze ku ma YouTube mu bitangazamakuru ngo APR barayimaze ngo barigambye ngo kidakama ngo barayisahuye barayimaze nukuri buri busesenguze bwose ukora ujye ugerageza ubukorana urukundo ubuzi neza ko nibura nta intention umufite ubwenge n'ingenzi ukoresha ubwenge kandi ibyo uvuga bivugana urukundo ugamije icyiza ko ntabwo ntekereza umuntu ugamije ikintu cyiza ngo ajye kubyinira ku bantu ngo bayibazwe shango baribye ngo ikipe barayihogoroye ngo bayibye imyaka myinshi no come on nta muntu wajya gukora mu mufuka w'ikipe cyangwa se mu mufuka wa ministeri ibyo ari byo byose wenda hari uko byagenze hari nabo bizahama babikoze wenda mu gikari inyuma banabyungukiyemo ariko abo tuzi nibura at least bemera ko batanze amafaranga n'uwayakiriye yemera sintekereza ikintu gikomeye cy'ishyano bakoze hagati aho procedure yo kubabaza no gutanga amakuru yabyo ikurikije amategeko cyane ariko sabo kurimirwa bitaka ngo bakoze ibi ahubwo ndumva nge na case yaba yoroshye niba George nemera ko amafaranga yakiriye bagasigara bakurikira ngo ayo mafaranga wakiriye kuki twe twabonye ahubwo ava kuri konte kandi ari amafaranga uwavuga ko nawe yashyikirije uwo agomba kuyaha ndetse uwo yagomba kuyaha akaba yarawaguriye amatike kandi ibimenyetso akabikora amatike akayatanga kuko ntabwo uriya yari gutanga amatike atabonye amafaranga uko byagenda kose bitinde bitebuke ariko nanone kuba baguhaye amafaranga ugatanga amatike ariko amafaranga baguhaye ntaba ari ikoresha wishyura itike ukayakorera kuko nyine icyaha kibi cyawa wundi nyine kibi cyaha ariko hari uwagikoze niba wimuvuga izina ntabwo uzi neza ntabwo tumushinja ntabwo ngende kumushinja ni ukuvuga ngo uwatanze amafaranga yarayatanze kandi yatanze ayo yasabwe gutanga cyane ariko mu gufata tike y'indege ahabwa tike ya fraude ahabwa tike na sinzi niba uyise ya fraude ahabwa tike atishyuye yishyuye ariko ahabwa tike y'ubuntu kandi wishyuye ubu se wishyuye Lorenzo uyu munsi reka ngo urugero ruri tipike ngo uyu munsi tuvuge ngo SKFM ifite event ku Gisenyi yego sibyo noneho tukavuga tutabafana bifuza kujyana n'abakozi ba SKFM amafaranga murayashyikiriza Naisa sibyo Naisa niwe uri bubagurire amatike ajya ku Gisenyi abafana bakaza bagashyikiriza Naisa amafaranga sibyo Naisa akayashyikiriza comptable Didine amafaranga yayafata ntayaguriremo abafana amatike ahubwo babafana bishyuye agahita abashyira kuri liste ya SK y'abakozi ba SKFM bakagurirwa amatike na SKFM kandi biyishyuriye amatike SKFM yishyuye abafana bishyuye kandi habonetse tike imwe bivuze ngo ayo mafaranga yo kundi ruhande hari uwayibye hari amafaranga yibye uwo rero agomba kumenyekana kandi uko bigaragara abanyamakuru n'abanyamupira nta bubasha bafite bwo kwiba ministeri y'ingabo kuko nta hantu bari gukora mufuka wabo begereye ku buryo bakoramo bari kujya kuri banki z'amafaranga icyo ntekereza ko bari mubu ni ugutanga amakuru kugira ngo ministeri y'ingabo ifate uwayibye ikore recovery inayagarure ihane we abayibye kandi bagarure ya mafaranga cyane rwose
icyo rero twakabaye nk'abanyamakuru dusabira abanyamakuru ni ukwihanganira igihe bisaba bakomeye cyane, kwihanganira igihe bisaba iryo perereza risaba bakomeye no kubihanganisha kandi bikomeye cyane. ariko ntabwo none se urajya kubabyinira hejuru ngo nibate mu mvuto ngo birakomeye, umunsi umwe bazagaruka kandi muzarebana nabo mu maso, bazagaruka nibagaruka batsinze uwatsinze aba ari umwere, nagaruka yatsinze ibyo wamuvuzeho uzabigorora gute, uzabihindura none se ko nawe wigeze kujyana n'indege ya APR utazamwirukana muri iki kibuga cy'itangazamakuru, nawe ko wigeze kujyana niyashaka bashize icyaha n'igisaza nk'ibyo bishobora no n'abagiye mu ndege ya APR nyuma y'imyaka 5 bishobora kuzagaruka bati hari amafaranga yanyerejwe, nawe nibikugeraho wose ahubwo ko nawe iyo ndege nusanga warayigiyemo ugasanga hari uwakoze amakosa muri iyo procedure, nawe ugasanga bibaye ngombwa kuza kubibazwa, kurangira hakaza abantu bagiye mu ndege ya 2020 cyangwa 2021 ugasanga nawe watekereje ko ari bya 2024 gusa, bakazakora procedure y'indege ya 2022 ugasanga uyirimo, hashobora no kuvaho indege rega, hashobora kuvaho indege ya APR hakagerwaho indege y'Amavubi cyane mu gihe kiri imbere. Ntwabonye paki iri kuvuga ngo amafaranga ya siporo n'amafederasiyo itorosha imeze nabi, miliyari yaragiye iyo procedure y'ikipe y'igihugu, noneho waraserebuye abaguye muri iyi ya APR na Minadef, nawe ukayisangamo. Ese ibyo wavuze kuri internet uzabisiba mama? Ese uzabivuguruza mama? Ese bizagenda gute ko nibura bafite abari kubakomeza uyu munsi, uzaba waramaze gusuka amagambo bahimbira indirimbo babyinira hejuru, uzagira n'umuntu nibura wowe unakuvugira unakwihanganisha ikintu gikomeye cyane ibintu ko birangira. ahubwo se ubu nta muntu ufite ubumuntu kwe kujya umunsi w'ejo anta yarafashwe, amakuru avuga ko yaramaze iminsi mike yaravuye mu Rwanda, yaranze kwitaba, yarari ngo muri shani yaratorotse, yaragiye mu buryo busa no gutoroka, ariko celebration nabonye ku mbuga ngo harababonye ngo yarebye match ya Uganda yarebye match ya Uganda na Algeria, nabonye amafoto yari kumwe na Ivan Minnaert muri stade, yego narebye amafoto. Icyo nicyo kibazo ariko nanone mbere yo kugaruka yarapostinze ati from Shan to Ngoma, ati ndaza ko mpari kuri match ya Gorilla yavugaga byo kuvuga ko byo kupostinga Rwanda, avuga ko afashe indege agiye muri Uganda, donc anyuze ku kibuga cy'indege no kuvuga ko agiye gufata indege agaruka kuri match ya Rayon na Gorilla. Bira bintu antabikoraga kugira ngo acecekeshe abavugaga ko nawe afunzwe cyangwa se ari ashakishwa. Yarabizi ko arimo gushakishwa, bivugwa ko ariko kuko yari yamaze ngo yarahunze, yari yamaze nyine kuko yari yamaze kugera hanze muri ubwo buryo, yagira ngo izo nkuru anyomoze nk'izo nkuru ziri kumuvugwaho. Finalement ejo nawe yarafashwe, ariko inkuru zambabaje nabonye ku mbuga nkoranyambaga, kuri internet, kuri za YouTube n'ibindi, wagira ngo ni nk'u Rwanda rutwaye AFCON. Barabyishimiye cyane, abantu banga umuntu gute ku buryo kumva ko yafunzwe nawe ntacyo yagukoreye. Ibyo ntabwo bikwiye kugutungura muri uyu mupira tubamo, uzi realite, ntabwo watungurwa rwose nawe ufunzwe. Wanjyeho ni ibindi arababyinira ku rukoma, yewe rwose haraba dore Kampala ibyo nabyumvaga sinigeze mbibona. Ibi byose yabishiraga kuri internet kugira ngo anyomoze, avuge ngo muravuga ko mfunzwe cyangwa urikiranwa, nibereye muri Chan. Yarabizi ariko ko ari gukurikiranwa, yarabizi. Yewe hari n'abavuga batarabeshya, uyu uratinda cyane bati atugose mu tutaramubona ati yagiye ry'umuhini yototera isuka. Se kandi utubwiye, wenda utubwije ukuri, nubwo hano uri umunyamakuru wenda ntawe ugufite, wowe ubundi muri iyi case barimo n'amakuru kuvana ku munyamategeko na RMC, like wowe hari ikintu waba warakoze nubwo wenda utarakurikiranwa cyangwa se utarafatwa, utekereza ko ejo cyangwa ejo bundi bagutumiza, like waba waragiye n'indege ya APR mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Sibwo yavugaga ko nta n'indege ya APR wasiye. Nta kintu na kimwe kera kirabura. Abategereje Karenzi ndabagira inama,
baryame basinzire nzazira ibindi abasore babo batasubira sana nzazira ibindi baryame basinzire nzazira ibindi ngo watasubira sana mu isoko bavuga nzazira ibindi bazategereza cyane rwose nabo gutegereza ikintu kitazabaho nzazira hari ibindi n'ababihuza Karenzi bakamushyiramo ngo no mubanguriye abakinnyi ya pe ngo bazabakurikira simuvugira hibereye keretse niba azazira indege ya Rayon Sport ajya mu Misiri imyaka 10 ishize abarahera ngo kuri cya cyuma kibanga hari icyo babihuza hari amavubi ntiyafata Karenzi cyo kugura abakinnyi icyumba kibanga cyabereye mu Rwanda cyaberaga hanze nta muntu ibyo bisobanuke sibyo nta muntu umwe cyangwa babiri ugurira abakinnyi APR abakinnyi ba APR bagurwa n'ubuyobozi bwa APR kuva ku buyobozi bw'icyubahiro kugera hasi nta muntu ubigiramo ibyo bisobanuka mu cyumba kibanga se nta perdiem mwasinyiraga cyumba kibanga se wenda nk'amafaranga y'uwo munsi insimbura mu byizi perdiem ni insimbura mu byizi y'uwo munsi muvuye mu cyumba kibanga ese icyo cyumba kibanga mwambwiye aho icyumba kibanga nta makuru nagishakaga umuntu ari kubihemberwa se ndimo ndabariza abakunzi bawe babwire bashyire umutima hamwe babwire ngo mushyire umutima hamwe n'ejo bazakumva hano cyane rwose ngo mutubwire ngo n'abaguriye ngo abakinnyi ngo APR hari aho babihuriza naho baganisha ubwo urumva babandi nyine baba barabuze uwo bashaka naho babihengekera urabona nubwo iby'indege atabirimo ariko yaguze abakinnyi ariyo suwane like seriously abakinnyi ngo kuri bugiye ko yagiye kureba Suwane kuri iyi si y'Imana hari umuntu mwari mwumva wafungiwe kugura umukinnyi reka twemere ko n'abaguze hari uwo mwari mwumve kuri iyi si bavuga ko wakoresheje amafaranga y'ikipe ayo babura nayo ikipe cyangwa na Aminata none ndi perezida w'ikipe Karenzi ndibuka hano asobanura operation y'uburyo yagiye kureba Suwane icyo gihe mu byibuke neza nta ndege ya APR yariho yatwaraga abantu uko yagiye yagiye ko hari indege ya Perisi yariho yagiye muri Senegal reka mbibabwire neza mu magambo asobanutse nta kintu na kimwe ababivuga ni abafite ibyifuzo byabo bazagumana mu mitima yabo cyangwa wenda bakanabigeraho ntacyo ariko hari ikindi kibazo uyu munsi rigani rikari nta kosa bakoze ariko byarabaye barafunze byarizanye sibyo abagambirira nabi bashobora no kubinyuza mu nzira zabo bikanabaho ariko let me make it clear nta kosa nta cyaha na kimwe gihari na kimwe cyafunga Karenzi ababyifuza basubiza amerwe mu isaho nafungwa nk'uko undi wese yafungwa ku mpamvu runaka ariko bigiye mu mategeko no kugira nta hantu na hamwe Karenzi ahuriye n'icyaha kandi kuva nabaho sinditaba urukiko sinditaba RIB ngerageza kwirinda icyaha uko nshoboye nubwo ababyita atari uko baba bakoze ibyaha hari igihe bibaho ko umuntu utanakoze ikosa ushobora kurwana wajya gukiza nawe ugasanga nawe bati wararwanya ugafunga hari abantu bajya bahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ariko abankunda well wishers bashyira umutima hamwe uyu munsi bazanyumva n'ejo bazanyumva abo bifuza ko Karenzi afungwa bashobora gufungwa mbere ye ibyo nabishyizeho umucyo hano bibaho ko wakwifuriza umuntu nabishyizeho umucyo hano ibyo bihuwa n'ubire cyari oya ese ntubona n'ubutumwa ati nabona abanyamwuga kazungu nawe ngo indege za mbere ya covid ngo nibazigeraho oya se kandi indege zo mu gihe cy'ubuvugizi za mbere ya covid uzanye urwenya kandi uzanyemo n'urwenya indege za mbere ya covid dore ibitekerezo biragira biti kuri eske ikibazo cya Alisson yaritegeye baribaza ngo waritegeye ibintu bya Alisson narabisobanuye bihagije manager we ejo bundi yari kumwe na Kazungu atuye muri Amerika Hasani n'ubu bashaka kuba ari i Kigali bamwegere babimubaze azabibasobanurira Hasani ni inshuti yanjye sinamwihakana n'ubu icyo yansaba nakimufasha ibyo rwose nta kibazo kirimo uwagira impungenge Hasani ari i Kigali yamuha Hasani niyumva ukuntu umukiriya we yicara iyi sezo ya kabiri ari umudefanseri wa mbere mwiza mu Rwanda nanjye umupira mu Rwanda ndikwemeranya nawe umupira mu Rwanda nayisa hari ikintu Karenzi nayisa utumvise
itiki yakujyanye i Dakar Karenzi yavuze ko hazabaza yakujyanye i Dakar yavuze ko ngo ni iyawe cyangwa warayikatiye ntabwo avuye muri yavuye he ntaho yavuye ukayifata ukagenda icyo gihe nta None se- ndege ya aperi yari yabayeho ntabwo byawe none se nta ndege ya aperi yariho icyo gihe ubwo bategereza iyo tike nayo nigerwaho bazayibaze uko ugezweho bazamenya uwayikase nahise arashaka kumenya iyo tike yari yawe bwite waragiye urayikatiye bazamenya aho yaturutse so ubwo dore dusoza Hasani nguyu Twari turi kumwe na Jibundi. uhagarariye Suwane aba muri leta zunze ubumwe za Amerika hano se sigiye twari Nyamata yego tujya kwibuka tujye kwibuka Twari turi urwibutso kumwe rwa cyane. Nyamata twari ubwo kumwe na Hasani dusoza eske ubwo way forward kuri Dakar ubwo bimeze bite baracyarimo hari icyo babwiwe of course ubwo igikurikiyeho ni iyo babajijwe uko Maître Kirenga yabinsobanuriye iyo babajijwe mu bushinjacyaha igikurikiyeho ubushinjacyaha nibwo bufata icyemezo cyo gutanga ikirego muri parike ubwo turaza kubimenya kuko bifite iminsi bitarenga bifite iminsi ntarengwa rwose procedure ifite iminsi hanyuma bakazaburana nyine mu mizi ndibaza aricyo gikurikiraho ubwo birasobanutse cyane reka tuze twinjira mu ikipe ya APR